ni abantu bangahe bibeshya ku bikoresho by'ikoranabuhanga bakagura ibyo batashakaga kubera kutagira amakuru. Nyamara hari abahanga bafite aya makuru kandi bari hafi yacu, the fixers. Aba baguha amakuru ajyanye n'igihe kuri technology n'imikoreshereze yayo. Icyo bigusaba cyonyine ni ugusura urubuga rwa YouTube The Fixers 250. Uko ni nako bitwa ku zindi mbuga nka Instagram, Facebook, TikTok. The Fixers 250. Muraho neza guys, uyu munsi ntabwo naje njyenyine, muri kumwe n'ibisanzwe na Umukobwa from The Fixers. So uyu munsi ntabwo naje njyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye Kanawari. Okay guys, turi kumwe na Olivia mu bagavuga ntabwo avuga ibintu byinshi. So guys, ushize twaje kubabwira ibijyanye n'imodoka ya hybrid, ariko zimwe z'amakwati zo hasi. So uyu munsi rero twaje kubabwira kuri hybrid ariko zo hejuru za SUV. Olivia, hari ikintu uzi ku bijyanye n'imodoka za hybrid? Okay, tugiye gufatanya rero tubabwire ibijyanye n'imodoka ya SUV hybrid. So yo ahantu itandukanira y'ivatiri, icyiza cyayo ni uko yo tuvuge tugiye mu mihanda mibi, ishobora kugenda mu mihanda mibi n'imyiza, kubera ko yo ntabwo ishobora gukora hasi, kandi urabizi ko imodoka ikoze hasi ishobora kwangirika, ntabwo ari sawa. So iyi ngiyi rero dushobora kuyijyana mu mihanda mibi, abantu bajya mu ntara, abantu bashobora kujya gutembera wenda ahantu hari imihanda itari myiza, nta limitation ihari wenda, cyangwa kugira ikibazo ko imodoka yawe ishobora kugira ikibazo. Ndabizi ko abantu batunze imodoka, iyo ufite imodoka yawe iyo ukoze hasi hari ukuntu uba wumva arimo birababaza, bimeze nk'aho arimo kubikora mu gisebe. So rero iyi ngiyi yo ahantu aho ariho hose ushaka ukunda amavatiri nawe wayigura nta kibazo, ni byiza. Ariko nanone uri wa muntu udakunda ibintu byawe nyine ko bihungabanaho na gatoya, beta ko wagura SUV kugira ngo ujye ugenda uri safe ahantu hose ushaka. So uyu munsi rero nk'ibisanzwe murabizi naberetse wenda aho twashinga hybrid y'ivatiri, nta kidasanzwe gihari bitandukanye na ya yindi ya mbere, ahubwo nyine uyu munsi noneho dufite drive uri buze no kutudrivinga akatwereka tunagenda kugira ngo nyine tunabyenjoyinga. ariko si sawa, twagiye turamo sentire. Okay, driver azi neza amategeko y'umuhanda, arayibona, azica amategeko y'umuhanda, imodoka ugasanga iguteje ibibazo, ntabwo byadushimisha. So ikindi rero ntaribagirwa, mujye mwibuka nyamuneka mudukorere subscribe, share, likes and comment, byacu bigere ku bantu benshi kugira ngo na business yacu ikomeze kwaguka. Mudufashe kandi turabakunda. Thank you. Let's go. Turaza gukomeza tubane tubereke n'ibindi.
ni akamodoka karyoshye kukicaramo. Murabona ko uyu mugabo asa neza, agaragara neza. Abakobwa mubwira abasheri banyu, abafiyanse banyu babagurira imodoka. Wowe nta nubwo bigombera ko ari fiyanse wawe. Ni inshuti. Okay. Abafite inshuti rero zibaha gift z'imodoka, nanjye muzame Nyamuneka. Muzame ku nshuti nk'izo, ni inshuti nziza z'umumaro. So guys, mwabibonye tumaze gutwara. Reka tubaze Olivia watwayeho atubwire uko yabyumvise, experience adusangize uko we wabitwaye. Ni imodoka nziza, ni imwe mu modoka nziza, mu modoka nziza cyane, noneho zoroheye n'abakobwa gutwara. Urabizi rimwe na rimwe abantu bajya bavuga ngo abakobwa ntabwo baba bazi gutwara imodoka, ariko nk'uko mwabibonye biroroshye. Uri comfortable, umeze neza, nta kibazo. Ni imodoka nziza ku bantu bose, ariko abakobwa, abamama, this is your car. Okay, Olivia, wowe wayitwaye, wayumvise, washishikariza n'abandi kuyigura? Cyane cyane. Urumva nawe wayigura? Urumva nayigura. Ndaza kuyikugurira. Thank you. Kubera inshuti y'umumaro. So guys, reka turebe n'ibindi bijyanye